turongeye turabasuhuje cyane bakunzi bacu bakiriya beza ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi 5 kuri 5 kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nimukomeze rero mugubwe neza aho muri hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, i Burayi, muri Afrika, muri Aziya n'ahandi hose hatandukanye, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Tubahaye ikaze rero kandi mukomeze mukande subscribe kugira ngo mujye murushaho kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Nkuko mubimenyereye rero tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi rwose idahenze. Ngira ngo nkuko mwagiye mukomeza kubibona kuri aya mashusho, murabona yuko turi muri quartier nziza cyane, irimo amazu meza igezweho, quartier rwose nziza imeze neza nkuko mugenda mubibona kuri aya mashusho. Imihanda ikase neza, ndetse uyu muhanda bakaba bari hafi no kuwushyiramo rwose kaburimbo, kuko ni muri quartier ziri kugenda zikorwa umunsi ku wundi. Nta handi rero tubabereye, turi hano Kimironko, munsi gato cyane y'ahahoze gereza, ahazwi nko ku izina ryo kwa Mushimire. Aha Kimironko rero turi muri metero nka 200 uvuye kuri kaburimbo nini. Akaba ari ahantu tugiye kubereka igipangu cyiza kinini, gikorotiriye n'amatafari ahiye, gifite parking nini nkuko mwakomeje kubireba hano ku mashusho, gifite jardin nini nkuko muri kubibona, gifitemo n'inzu nini kandi nayo yubakishije amatafari ahiye yose. Ngira ngo murabibona parking yayo ukuntu ingana. Ni ahantu heza rero kandi rwose hagezweho muri quartier nziza ituje. Ngira ngo murabona ubu busitani ko ari bunini cyane. N'iyi nzu murabona yuko ari inzu ikomeye cyane kandi yubakishije amatafari ahiye rwose, ahiye akomeye ameze neza. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bitanu, n'amatuwarete 2 yo mu nzu, ariko hari naho washyira indi tuwarete ya gatatu. Iyi nzu ifite ibyumba 5, salon, salle à manger, ndetse n'umwanya wa kwizine, nubwo nayo idakoze neza. Ni inzu imeze neza ikomeye, ushobora kuvugurura ukayigira moderne, ugashyiramo amakaro kuko ntayarimo, ukagira utundi tuntu uhinduramo dukeya, ariko ukaba ufite inzu y'imyaka 1000, ukaba ufite inzu izatinda, kandi ukaba ufite inzu iteretse ahantu heza hejuru y'umuhanda. Ngira ngo mwabibonye, abantu benshi ntibakunda munsi y'umuhanda, iyi ngiyi ikaba iri hejuru y'umuhanda. Si ibyo gusa kandi, kuko iyi nzu iteretse mu kibanza cyiza cyane kiri hejuru y'umuhanda nkuko nkomeje kubibabwira, ariko noneho kinini. Ni ikibanza gifite metero 25 kuri 30, cyangwa se metero kare 750. Murumva yuko ari ikibanza kinini, twavuga yuko ari ikibanza kiri double ugereranyije naho ibibanza ubungubu bigeze, nuko ibibanza ubungubu bingana. Ubungubu murabizi yuko standard y'ibibanza ari metero kare 300. Ni ibintu abantu tumaze kumenyera rwose. Ndisobanuye yuko iki kibanza mu by'ukuri kirimo ibibanza 2 kandi birenga. Harimo ibibanza 2 birenga ugendeye ku bibanza ubungubu byemewe. Byumvikana yuko ari ahantu hanini cyane muri quartier nziza, kandi harimo inzu ikomeye na clôture ikomeye, byose bikomeye by'amatafari ahiye, kandi hakaba ari hanini, ari muri quartier nziza igezweho rwose. Kimironko ngira ngo murabizi yuko ari ahantu hagezweho. Kimironko rwose hano mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, hafi y'ibintu byose, hafi y'amashuri, hafi y'isoko, hafi y'ibitaro. Ni ahantu heza rero ushobora kugura ukaba uguze neza. Ngira ngo rero ntabatindije cyangwa tubamaze amatsiko, iyi nzu irashaka amafaranga miliyoni 90, ariko ziri negociable. Mubyumve neza, ni miliyoni 90 ariko ziganirwaho, tubasha no kugabanya cyangwa se kubagabanyiriza tukumvikana. Icyambere ni ukugera kuri tere ugasura inzu ugashima, ibindi rwose ufite gahunda
ufite amafaranga yawe ntabwo dushobora kunaniranwa. Sura iyi nzu rero wirebere karitsiye yayo, wirebere ikibanza cyiza kinini, nurangiza twumvikane. Ndizera ko tutananiranwa kuko dukeneye amafaranga, nawe ukeneye aho ugura. Iyi nzu rero nk'uko mwakomeje kugenda mubireba, ni inzu ikomeye ishaka miliyoni 90 ziri negosiyabule nk'uko maze kubibasobanurira. Ubaye wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri za nimero mumaze kumenyera muri benshi, 0788 48 67 97 cyangwa se kuri 0781 kabiri inshuro 3 Ushobora kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha ugeze muri Feruje, usa n'umanuka Nyabugogo ukisohoka muri Feruje, ni etaje ya kabiri uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi cyangwa se mu Gikari. Ushobora kandi kudusura ku zindi mbuga zacu nkoranyambaga arizo Facebook page, Twitter, Instagram, hose twitwa Nzuri Market nk'uko iyi channel yacu yitwa Nzuri Market. Muze rero tubakorera amapura y'amazu agezweho ndetse tububakire kandi ku mafaranga make cyane. Dushobora kububakira amazu meza cyangwa se tukabakorera amapura, tukabashakira n'ibyangombwa byo kubaka. Si ibyo gusa kandi, nawe muntu ufite inzu nini ushaka yuko tukumanagingira, ukeneye yuko yabyazwa umusaruro, ngwino twegere tukumanagingira inzu yawe, tugushyiriremo abakiriya, tubakurikirane, tubashe no kubishyuza na maintenance y'inzu, ibintu byose bijyanye na real estate. Mushobora kutugana tukabafasha kandi mu buryo buri professionnel, mu buryo bw'ubunyamwuga. Hari abantu mwe muri hanze y'igihugu mutabona umwanya, mutabona uko mukurikirana ibintu byanyu, ugasanga byarangiritse, nimutwegere tubafashe. Nawe muntu rero ushaka kugurisha cyangwa ushaka kugura, nitwe twenyine dushobora kukurangira ahantu hizewe, hatari mu bibazo, hatari mu manegeka, ukagura kandi neza. Nawe rwose ushaka kugurisha, dushobora kugufasha kubona umukiriya kandi mu gihe gito gishoboka, ukaba ubonye umukiriya ukugurira utarindiriye yuko wenda se ibibazo ufite byaba birebire cyangwa se uterezwa cyamunara, niba ari ibibazo bya banke, niba ari ibibazo by'imanza watsinzwe. Wirindira yuko baza kugutereza cyamunara kugira ngo ubone kwishyura. No, tugane tugufashe, tuguhe umukiriya mu gihe gito cyane gishoboka, ubashe nawe kugira icyo usagura. Tubibutse rero gukomeza gukanda subscribe ndetse mukanakora share kugira ngo n'inshuti n'abavandimwe banyu babashe nabo kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Mwikwiherera n'ibyiza, mureke n'abandi nabo babashe gutera imbere. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami rwose, ni umwami. Nimutugane tubafashe kandi neza cyane. Murakoze cyane.